Ese koko niba ijuru ribaho twaba tuzajya mu kuzimu cyangwa mu ijuru tumaze gupfa? Muri aba bantu ngiye kuvuga ninde ufite amahirwe menshi yo kujya mu kuzimu cyangwa mu ijuru? Hari umuntu wa mbere urara mu kazi ari gukora kugira ngo arinde umuryango we ubukene, undi muntu ni umuntu urara mu rusengero ari gusengera umuryango we kugira ngo ubukene bwawo bushire. Umuntu wa kabiri ni umuntu utanga cyane mu rusengero, atanga amashimwe, atanga amaturo, atanga amafaranga yo kubaka urusengero. Undi ni umuntu utanga cyane mu baturanyi be cyangwa se agaha abatishoboye, agafasha mu kubakira abatishoboye, agafasha mu kugaburira abadafite ibyo kurya no mu bindi nk'ibyo ngibyo nyine byo gufasha abantu. Undi muntu wa gatatu ni umuntu usenga cyane ariko akaba atabanye neza n'umuryango we cyangwa se n'uwo bashakanye. Undi akaba atari umuntu usenga cyane, atari umuntu urara mu masengesho cyangwa ugize ute, ariko akaba abanye neza n'uwo bashakanye cyangwa se umuryango we. Muri aba bantu ninde ufite amahirwe menshi? Ndabizi ko turi abantu ntabwo dufite ubushobozi bwo kujajinga cyangwa se gucira urubanza uwo ari we wese muri aba bantu, ariko icyo dutekereza kuri ibi ngibi bigena uko tubaho n'imyanzuro dufata cyangwa se n'ibikorwa dukora. Nigeze kubaza inshuti yanjye icyo ibitekerezaho, irambwira ngo umuntu usenga cyane ngo azahora ari imbere y'umuntu ukora cyane, ariko njye ntekereza ko umuntu ukora cyane azahora ari imbere y'umuntu usenga cyane. Impamvu mbyizera ni iyi ngiyi: kugira isi nziza bihera kuri wowe. Wowe ubanze wigire mwiza, ubanze urwanye ubukene bwawe, ubanze urwanye ibintu byose nyine ibibazo byose ufite ubanze ubikemure, noneho ukemure ibibazo by'umuryango wawe, ukemure ibibazo bya community, noneho uko ibyo bibazo byanyu bikemuka n'ibibazo by'igihugu bigabanuka, ni nako n'ibibazo by'isi bigabanuka. Icya kabiri nizera ni uko Imana iturema yaduhaye ubushobozi bwose dukeneye kugira ngo dukore ibyo Imana yadushinze hano ku isi. Yaduhaye ubushobozi bwose dukeneye kugira ngo isi tuyigire nziza kurusha uko twayisanze. Yaduhaye ubushobozi bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Yaduhaye ubushobozi bwo gufasha abantu cyangwa se gufasha natwe ubwacu. Ikindi cya gatatu nizera ni uko Imana yaturemye iduha ishusho yayo kugira ngo nitujya tubona abandi tujye tubabonamo Imana. Imana tuyibonera mu bo yaremye. Ni ukuvuga ngo niba uri gufasha abantu uri gufasha Imana. Rero niwirengagiza abantu ukagenda ugashakisha Imana ahantu utari kuyibona muri ako kanya, ukirengagiza abantu Imana yaremye ikabashyira iruhande rwawe kandi bari mu ishusho yayo, ntabwo ntekereza ko iyo Mana uzigera uyibona kandi uri gusiga ibyo yaremye aho ngaho. Ibi ntabwo ndi kubivuga kugira ngo wirengagize gusenga. Gusenga ni ingenzi cyane, ariko ntabwo gusenga cyane bihindura ko ibikorwa ari ingenzi cyane.